Gutsindishirizwa rero niyo umuntu atakiregwa yavuweho urubanza, n'ubanga Imana ikamuhamagara, yamara kumuhamagara ikamukuraho urubanza kubwo gucungurwa kuboneka mu gitambo cya Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo gutsindishirizwa nta rubanza, ntabwo Imana iba ikikubaraho ibicumuro. Tugiye kuganira noneho rero agakiza n'ubuntu, ingingo ya kabiri. Ijambo agakiza ririmo ibintu bibiri. Hariho agakiza mu buryo bwo gukiza, gutabara, hakaba n'agakiza mu buryo bwo gucungura, mu gifaransa babyita deliverance. Iyo deliverance itandukanye gato na sari. Sari ariyo bita salvation, ni agakiza kava ku Mana, gutabarwa kuva ku Uwiteka byitwa deliverance. Imana icungura Abisirayeli, iryo jambo mu nkomoko yacyo, kuko agakiza mu nkomoko y'Igiheburayo original ni ijambo ryitwa Yeshua. Yeshua bisobanura agakiza. Mu Kigiriki rero niryo bita soteria, aho icyigisho cyitwa soteriology cyakomotse, ni ku gakiza. Noneho rero iyo deliverance isobanura irindi jambo apolukrosis. Ni ukuvuga ngo apolukrosis ni deliverance yo gucungura abantu ngo barokoke icyago. Bitandukanye noneho n'agakiza cy'Imana. Deliverance mu rurimi rw'Igiheburayo byitwa atsatsaraha, bisobanura ngo gucungura, ariko mu buryo bwa deliverance bitandukanye n'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Bene data, mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa mbere haravuga ngo ntimuhererwe ubuntu bw'Imana gupfusha ubusa. Hari abantu bakijijwe ariko bafata ubuntu bw'Imana babupfusha ubusa. Ubwo buntu rero bw'Imana Imana yakugiriye ni nka favere, kuko ntabwo yabugiriye bose, ariko Imana yabuteguriye bose. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, abo yahamagaye irabatsindishiriza, abo yatsindishirije ibaha ubwiza. Noneho ubuntu Imana yatugiriye ni favere. Nuvuga ngo ubuntu bw'Imana twahawe ntabwo ari byo twakwirata, cyangwa se ngo dutegereze ko Imana izabuduha buri munsi noneho twishore mu byaha. Ahubwo ese tugume muri ibyo byaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage ntibikabeho. Kwizera ni iki? Ijambo kwizera ririmo ubwoko butatu. Kwizera ni impano y'Imana yahaye abantu. Iyo mpano rero ihesha abantu gukora ibitangaza, nka kurya Yesu ubwe yagendeye hejuru y'amazi. Yamara kugendera hejuru y'amazi, Petero akavuga ati niba ari wowe nanjye ntegeka ngendere hejuru y'amazi. Uko kugendera hejuru y'amazi biri mu kwizera kw'impano igendana no gukora ibitangaza. Uko kwizera rero ntabwo ariko kwizera gukiza, ariko Imana ishaka ko tugira kwizera kugendera muri kamere y'abantu, igashaka ko tugendera mu kwizera kw'impano tukabyemera, ariko igashaka ko tugira no kwizera kw'agakiza. Hari ukwizera gusanzwe bita foi naturelle, hari n'ukwizera kw'ibitangaza bita foi miraculeuse, hari no kwizera kw'agakiza ariko baje kwita foi salvatrice. Nuvuga ngo icy'Imana ivuga aha ngaha niyo foi salvatrice, kagakiza kaduhindura kwitwa abana b'Imana. Agakiza kaduhindura kwitwa abana b'Imana kubwo kwizera. Uko kwizera rero bita foi salvatrice niko Imana ivuga aha ngaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko uri amahoro. Natwe tumeze neza, turashima Imana. Tuhaye kaze inshuti zacu ziri muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari mu Rwanda, abo mu biyaga bigari. Tubahaye kaze kuri gusenga everyday. Gusenga everyday ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Kuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pasteur Mpazibere. Pasteur Mpazibere, turagusuhuje. Baramutse neza. Nizere ko uri amahoro. Turakomeye.
Imana iguhe umugisha cyane. Arimo arigisha inyigisho z'agakiza. Pastor turakwakiriye uyu munsi, ntekereza ko ari isomo rigira kabiri. Kaze. twaganiriye ku cyigisho cyacu cy'agakiza, kitubwira icy'agakiza icyo ari cyo. Twaganiriye ingingo ya mbere, agakiza no gutsindishirizwa. Dusojereye ku ijambo ryanditswe mu Baroma 8:30, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo abo yamenye kera yarabatsindishirije, aho yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ni ukuvuga ngo nk'uko twavuze ngo agakiza kateguwe ku kuva kurema kw'isi, n'abo yamenye kera yahamagaye irabatsindishiriza, noneho ibaha ubwiza bwayo. Iyo ngingo ya kabiri turareba mu Baefeso igice cya 2 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9, twumva uko hatubwira. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ni igice cya 2 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, haravuga hati: kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Yesu Kristo. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Mwakijijwe kubw'ubuntu. None Imana ikura Abisirayeli mu Egiputa, twavuze ko yabacunguye bakura mu maboko ya Farawo. Farawo yashushanyaga Satani, Egiputa yashushanyaga isi y'ibyaha. None Imana igiye kubacungura, kubakura mu buretwa. Kwizera rero ni kwa kundi twiringira ibintu bitarabaho, twakoze muri gahunda y'ubuzima bwacu. Ukavuga uti ngiye kubaka inzu uko nzayituramo, cyangwa se ngiye kwigisha umwana kugira ngo azamfashe mu gihe kizaza. Ushobora kubaka inzu ikajanwa n'umuyaga, ushobora kwigisha umwana agapfa. Ibyo wari wiringiye byose ntibikugereho. Narizo mpamvu kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazabaho, kandi ko kudahamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Ushobora kwizera rero, muri kwa kwizera kugendera muri kamere y'umuntu, ibyo wateguye byose ntibisohore. Umuntu ashaka kwiringira ko aziga amashuri yakazamufasha, ariko yaba atarakora wenda agapfa, cyangwa yanarangiza akabura akazi. Ya mashuri yari yashizemo ibyiringiro ntagire icyo amumarira. Uko kwizera kugendera muri kamere y'umuntu wese waremwe n'Imana, akaremwa kwishura, ariko byombi bikorwa n'Uwiteka. Noneho sari muri Yohana ya 2 umurongo wa 10 bisobanura ngo amahoro. Ni ukuvuga ngo bishushanya ko agakiza iyo kageze ku muntu abapfundikira ikintu cyo amahoro. Noneho rero turaganira ku buntu. Mwakijijwe kubw'ubuntu, ntabwo byaturutse kuri mwebwe, ahubwo ni impano y'Imana. Rubanga ubwo buntu ni impano y'Imana. Gukizwa ni impano y'Imana, ntabwo bituruka ku mbaraga umuntu yashoyeho. Ku murongo wa 9 haravuga ngo ntabwo bituruka no ku mirimo yanyu, oya, ahubwo ni impano y'Imana yabajeho. Murakizwa, mukiza kubw'ubuntu. Ubwo buntu noneho mubona mu buryo bwo kwizera. Narizo mpamvu ubwo buntu ko twaherewe ubuntu, tutatanze ikiguzi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo tuburinde neza. Ntabwo twari tubikwiye, nta n'ikiguzi. Ariko Pawulo yongeye kuri komozo mu Baroma igice cya 6 aravuga ngo nubwo twaherewe ubuntu tutaguze, ese ubuntu bw'Imana dukomeze kuguma mu byaha kugira ngo butugwireho? Dukomeze gukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage? Aravuga ngo ntibikabeho. Ab'Imana yahamagaye bapfuye ku byaha, ese babasha kubiramiramo bate? Niko Pawulo yavuze. Imana yaraduhamagaye kubw'ubuntu bwayo, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana niba yaraduhamagaye kubw'ubuntu bwayo, bisaba kugira ngo duce bugufi kugira ngo ubuntu bwayo butuzeho, kuko Yakobo yavuze ibice 4 umurongo wa 6. Tugiye kuhasoma Yakobo ni ibice 4 umurongo waho wa 6. Haravuga ngo ariko
nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nico gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuvuga ngo bwa buntu bw'Imana twahawe twamara tukabwakira, dukwiriye kwicisha bugufi kugira ngo bwa buntu bw'Imana bubone busage. Ntabwo ubuntu bw'Imana buzasaga kuko tugumye mu byaha, ahubwo ubuntu bw'Imana buzasaga kuko umwana yakiriye agakiza akicisha bugufi. Kwicisha bugufi rero nibyo bituma ubuntu bw'Imana busaga. Twakijijwe kubw'ubuntu, twatsindishirijwe kubw'ubuntu, nta kiguzi twatanze, ahubwo ni ubuntu bwayo, kandi bikaba n'impano y'Imana Imana yatugeneye. None rero ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mwatsindishirizwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo bitandukana ubuntu no kwizera. Ubundi kwizera mu Baroma ibice 10:9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Ruvuga ngo niwizera ukatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, kuri bwa buntu wahawe, ijambo ry'Imana riravuga ngo uzakizwa. Ubwo none rero ubuntu bw'Imana butuzaho kuko twizeye. None rero ubwo twizeye, twizera duti? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabaho, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Mu Baheburayo igice cya 11:1 niko ayo magambo avuga. Kwizera niko kudutsindishiriza bitavuye ku mirimo dukora, ahubwo kubw'ubuntu bw'Imana ni kwakira impano yayo. None hari ukwizera kugendera muri kamere y'abantu. Abantu bose uko kwizera baragufite uko kushusho yayo, ariko hari ukwizera kwa kabiri kw'impano. Hariya mu Bakorinto ba mbere 12:8 nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe Imana yabahaye impano y'ubwenge, abandi baha kumenya, abandi baha kurondora, abandi baha gukora ibitangaza, abandi baha gusengera abarwayi, abandi baha kwizera. Uko kwizera noneho rero ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Ariko noneho ubwo buryo butatu bwo kwizera Imana ishaka ko buri wese abugira kugira ngo abashe kubaho. Kwizera rero bigizwe n'ibyo ngingo uko ari 3, ariko uyu munsi wa none ndasaba kugira ngo buri wese agire uko kwizera gukiza bita foi salvatrice abitekerezeho. Aho ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uko kwizera Yesu Kristo kugira ngo umuntu azahabwe ubugingo buhoraho, ashobora kwizera mu buryo bw'agakiza ariko atagira impano yo kwizera, kuko abantu bose bahawe impano, ariko umwuka wera zigaba uko yishakiye. Abahawe gukora ibitangaza, abahawe gusengera abarwayi, abahawe kuvuga indimi, hari nubwo atari bo bahawe kwizera, ariko uko kwizera ko ari impano umwuka wera yagabye akagabira wese uko yishakiye, nayo ni ingirakamaro mu murimo w'Imana. Kwizera rero abantu bose barizera, ariko bakizera muri ubwo buryo butandukanye. Ariko uwizeye muri ubwo buryo uko ari butatu aba afite imbaraga cyane kurusha uwizeye mu buryo bubanza, wizeye mu buryo bwa kabiri. Iyo wizeye mu buryo bukiza uba wizeye Yesu Kristo, niwe uguhindura kuba umwana w'Imana. Noneho turebe urufatiro rwo kwizera. Urufatiro rwo kwizera, hari igihe twizera tukiringira abantu, hari igihe twizera tukizera Imana. Ikintu bita relation horizontale ni igihe wizeye umuntu ko azagira icyo akumarira, ni relation horizontale. Ariko iyo ugize relation verticale ni ukwizera Imana, ni ukuvuga ngo uhanze amaso Imana, ibyo gutabarwa kwawe nta handi bituruka, ni kuwiteka uhanze amaso. Uko kwizera bakwita verticale, uruvuga ngo ni foi verticale akaba na foi horizontale. Ubwo kwizera kombi nako kurakenewe, ni byiza ngo twiringira abantu, ariko rimwe na rimwe bakaduhemukira. Ariko kwizera Imana kuko Imana idahemuka, ntabwo umuntu ahemukirwa, ahubwo umuntu asohoza intego yagamije.
kwizera Imana. Noneho urufatiro rwo kwizera nk'uko mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17 havuga ngo kwizera guturuka hehe? Ukwizera guturuka ku byo twumva, kandi ibyo twumva bikomoka mu ijambo rya Kristo Yesu. Hari ukwizera rero abera bagendana, ariko gukomoka ku mpano igendana n'ibitangaza. Hakaba n'abagendana kwizera gukomoka ku kwizera kw'agakiza. Icyo Imana ishaka ni ukugira ngo kwizera gukomoka ku gakiza, ariko gufite urufatiro rwayo ku ijambo ryayo. Ntabwo twakwizera tutumvise ijambo. Ariko abizera kuko babonye ibitangaza ntabwo bakomera, ntabwo bashikama, barahungahunga, barazerera, bakamera nk'inzu yubatswe ku musenyi. Ntabwo bagira urufatiro kuko nta jambo ry'Imana bumvise. Iyo umuntu akubwiye ijambo ry'Imana nibwo wizera. Rya jambo ry'Imana rigahinduka urufatiro. Iyo urufatiro rero rwo kwizera k'umuntu rushingiye ku ijambo ry'Imana yumvise, aba afite kwizera Imana yishimira. Ariko kwizera ibitangaza ntabwo twizera kuko tubonye ibitangaza, ahubwo twizera kuko twumvise ijambo rigahinduka urufatiro rw'ukuri. Akamera nka wa muntu wubatse inzu ye ku rutare, arashikama kuko afite ijambo, isezerano. Ugendera ku ijambo rero mu kwizera kwe aba afite isezerano ry'Imana. Nizo mpamvu kwizera kwe kuba gushikamye. Mose ari gukura abana b'Isirayeli mu Egiputa, mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 24 haratubwira ngo kwizera niko kwatumye Mose, ubwo yari amaze gukura, yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ahubwo ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umunezero w'igihe gito ariko w'ibyaha, kuko yatekereje ko kubabazwa bamuhoye Kristo Yesu ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa bose bari bafite, kuko yatumbiraga ingororano yari agiye kuzahabwa mu gihe kizaza. Mose yeretswe Kristo Yesu kuko ari we wari ahawe isezerano ku Bayuda. Aravuga ati Yesu Kristo, kubabazwa baduhora Kristo. Icyo gihe Mose yabivugaga, ntabwo Kristo yari yagahishuwe, ariko ni mu buryo bw'iyerekwa, kuko Yesu yari mu masezerano. Ubwo Mose yababwiraga ngo Uwiteka Imana izabahagurukiriza undi muhanuzi muri bene wanyu umeze nkanje, muzace bugufi kandi muzamwemere. Mose ashaka kubereka ko Kristo uzahishurwa, azaba umucunguzi w'igihe kizaza, kandi mu gihe cy'imperuka akaba uzaba umuhesha w'ubugingo buhoraho. None aravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura, yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, aburutisha kumara igihe gito cy'umunezero w'ibyaha, ngo kuko yatekereje ko kurenganwa bamuhora Kristo Yesu ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa bari bafite icyo gihe. Yatumbiraga ingororano agiye kuzahabwa. Nizo mpamvu kwizera ijambo ry'Imana bivuga ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Kwizera nuvuga ngo kwizera urufatiro ni ijambo ry'Imana twumvise, ariko kwizera ibitangaza nako kurakeneye ku bana b'Imana, ariko ntabwo ariko gutanga ubugingo. Kuko abantu benshi bafite kwizera gukora ibitangaza, ariko bakaba badafite ubugingo, nk'uko byanditswe muri Matayo 7 umurongo wa 22 ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi ngo mwami mwami ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Igituma umuntu akora ibitangaza ni uko aba yizeye, ariko uko kwizera ntariko kwahesha umuntu gukizwa, kubera ko kwizera gukiza ariko gufite urufatiro kuri Yesu Kristo, niko kwabasha kugira akamaro mu byo tuvuga aha ngaha. Kwizera rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi Abaheburayo 11 umurongo wa 6 haravuga ngo ntibishoboka ko umuntu utizeye anezeza Imana. Ntabwo byashoboka. Iyo utizeye ntushobora kunezeza Imana, kuko birasaba ngo niba wemeye kwizera ubanze kwemera ko iyo Mana iriho. Utizera rero ntibishoboka ko ayinezeza. Kwizera, ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kwanatumye Abeli atamba igitambo gikomeye, atamba ituro imbere y'Uwiteka rishimwa kuruta irya Kayini, kuko yari afite kwizera Imana yishimira. Ese ituro rya Abeli ryari rekejwe no kwizera, rikagira imbaraga n'iry'abera twari dukeneye umunsi wa none.
tugatanga ituro, waba umutima, waba amaturo asanzwe, waba indirimbo, byaba ibyo kurya by'umwuka, icyo utanze cyose kikava mu mutima wizeye, noneho cyagera imbere y'Uwiteka kigashimwa. Kwizera. Noneho rero Imana yaduhamagaye ikaduha agakiza kayo, twagahawe ku buntu, ariko bica mu nzira yo kwizera. Kwa kwizera tukizera ari uko kuboneye muri Yesu Kristo, ko Yesu Kristo niwe gitambo twahawe. Uwizera rero azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Mu Mariko ibice ni 16 ku murongo wa 15 kugera kwa 16 haravuga ngo uwizera akabatizwa niwe uzakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Uzizera rero hazaba n'ibimenyetso bimuherekeza, ashobora guhabwa zimwe mu mpano, zaba izo kwirukana abadayimoni, zaba izo gukiza abarwayi, zaba izo gufata ikintu cica akanywa uburozi, byaba ibyo gufata inzoka. Ibyo byose Imana yabitanze nk'ibimenyetso bigumana n'abizera, ariko iyo wizeye mu nzira y'agakiza, atari mu nzira y'ibitangaza gusa, urashikama ugakomera, ukaba usa n'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Nubwo umuyaga waza, nubwo imvura yagwa, ntabwo byahungabanya iyo nzu kuko yubatswe ku rutare. Ariko babandi bubakiye ku bitangaza bazahungabana igihe cyose, bazahuzagurika mu byo bakora, uzasanga kuko yubatswe ku musenyi. Nani nova buriya jambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be ati, nukuri ndababwira, mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye umusozi ngo va hano ujye hariya, nta kizabananira. Kuri kwizera Yesu Kristo yavuze ko guhindura imisozi no kunyiganyiza imisozi ntabwo ariko kwa kwizera gukiza. Kwizera gukiza ni kurya umuntu atumbira Kristo yumvise ijambo rye. Noneho rero ikiza nuko umuntu yarakwiriye kwibizwa mu mazi yarangije kubatizwa mu mwuka wera, kuruta ko yabatizwa mu mwuka wera none akizwa mu mazi nyuma. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abatijwe mu mwuka wera yamara akabatizwa mu mazi, arakomera agashikama kuko aba yabatijwe ari umukristo. Ariko iyo umuntu abatijwe mu mazi atarabatizwa mu mwuka wera, hari igihe atongera gukizwa, akagumya kuba muri butware bwa kamere kandi ari umukristo mu itorero. Imana yacu idufashe kugira ngo twizere, kugira ngo dukizwe, kandi twemere bya bimenyetso bigumana n'abizera bigendere natwe. Mana ushobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje igitondo cyiza duhaye. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ry'agakiza twakijwe kubw'ubuntu, ntabwo ari ku mbaraga zacu, ni kubwo kwizera, kugira ngo hatagira umuntu wihimbaza. Ntabwo byaturutse no ku mirimo twakoze. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo nyamara gukiranuka kwacu kwaturutse ku buntu bw'Imana yatugiriye. Uwiteka Imana yatugiriye ubuntu kugira ngo abantu babashe gutsindishirizwa, abantu babashe kubyaga ubwa kabiri, niko guhindurwa basha n'umwuka wera Imana yatugeneye. Ndagushimiye Mana kugira ngo uyu munsi wa none wumvise ubutumwa bwiza mu mpande enye z'isi barusheho guhindurwa n'ijambo ryawe, bakwizere kugira ngo babashe gukizwa. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amena. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.